Yesu ashimwe nshuti bavandimwe tubana muri gahunda nziza y'ingingo y'umunsi. Njye nitwa Byiringiro Jean Luc, naho aha ni kuri Gospel Sava twigira amigisho. Tukaba dutangiye ingingo yo kuwa kane w'isabato ivuga ngo inzira ijya Emawusi. Ni tariki 10 Kamena mu ngingo y'uyu munsi. Icyigisho turiho ni icya 11 kivuga ngo ingorane. Tumaze iminsi twiga ingingo zitandukanye turebera hamwe uburyo imiraba yo muri ubu buzima igenda ishaka kudushyira kure y'Imana, ariko iyo tubaye maso Imana ibihari. Yesu Kristo abateze ibiganza kugira ngo no muri za ngorane zacu tubashe kurushaho kwegerana nawe aho kwiheba ngo tujye kure ye, nk'uko Pawulo avuga ko twishimira no mu makuba yacu, ko tuzi ko mu bigeragezo iyo dushikamye dukuramo ibyiringiro bidukomeza ku bwa Mwuka Wera twahawe. Mwuka Wera twahawe rero abasha kudukomeza muri ibyo bibazo byose. Twabonye ingingo avuga ngo kira, aho umubyeyi wari umaze igihe arwaye atigeze acibwa intege no kuba ikivunge cy'abantu cyari gutuma atagera kuri Yesu, cyangwa se intege nke yari afite z'umubiri, ahubwo yateye intambwe agera kuri Yesu kandi amugeraho yizeye, amukoraho kubwo kwizera agakira. Nicyo tuba dusabwa iyo turi mu bigeragezo, gukora kuri Yesu twizeye. Ntabwo dukwiriye kumva ko Imana duteranya, ahubwo dukwiye gusanga Imana kuko ibiri hafi yacu. Yobu nawe ntabwo yigeze ajya kure y'Imana mu bigeragezo, bwahoraga n'ibigeragezo kandi nta cyaha yishinja. Ntabwo byatumye ajya kure y'Imana, ahubwo byatumye akomerera mu Mana. Ashima Imana ko igihe nikigera izururutsa icumu, igihe nikigera izumva gutakamba kwe ikamusubiza. Nuko dukwiye kumera. Hari igihe duhura n'ibigeragezo twikururiye, ariko hari n'igihe biza nta mpamvu n'imwe ihari. Reka muri byose, byaba ibyo duhuye nabyo ari ingaruka z'ibyaha, byaba ari ibidusatiriye bikatugeraho tubona nta mpamvu n'imwe ibiteye, reka muri byose tujye tugirira Imana icyizere. Twumve ko tutageze kure Imana itadukura. Twizere Imana kuko muri icyo gihe kigoye Satani aba yiteguye kugikoresha kugira ngo atwangishe Imana, atwereke ko Imana itatwitaho. Nyamara Imana yacu iba ihari, kandi iyo twihanganye tukayizera tukayiringira, tubona ko itabara vuba rwose. Igihe gikwiriye iradutabara. Reka tujye tuyiringira nk'uko Yobu yari yiringiye, duhamye ko nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Uyu munsi tugiye kureba indi ngingo ivuga ngo inzira ijya Emawusi. Birashoboka ko ufite amakuru kuri iyi ngingo, kuri iyi nzira ijya Emawusi. Igitekerezo cy'abagabo babiri, abigishwa babiri bajyaga Emawusi baganira inkuru ya Yesu, bababaye bitewe n'uko Yesu yari amaze iminsi agambaniwe ndetse akicwa, ariko aza kubasanga ntibamumenya, arabaganiriza. Ubwo bazaga kumumenya no kumwishukirwa, bamuhishuriwe yamaze kubavamo yagiye. Baza kwibuka uburyo yaganiraga nabo, uburyo yari ari kumwe nabo n'ibindi nk'ibyo. Reka tuze twimbike muri iyi ngingo, muri wa mujyo wacu, turebe iki twakuramo muri iyi ngingo, amasomo twakura muri iki gitekerezo. Reka dusenge. Data mwiza, mbere na mbere turagushimira ko uri Imana y'impuhwe nyinshi n'urukundo rutarondoreka. Imana itwitatara uko tubikwiriye, Imana ikwiriye icyubahiro n'ikuzo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wongeye kuduha amahirwe yo kuba amahoro, tukaramuka amahoro nta gikuba cyacitse, ubishimirwe. Birashoboka ko hari aho bagize ibyago cyangwa bakabyukana intege nke z'umubiri. Reka Mwuka Wera abane nabo kandi bakize indwara z'umubiri, ariko n'umutima wubakirize. Maze muri rusange twese turakuraritse ngo ubane natwe muri uyu mwanya. Tugiye kwiga ijambo ryawe, mu mwanya tuba tubonye w'igiciro. Uduhire, intekerezo zacu zagurirwe kumva no kumvira byose ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Inzira ijya Emawusi. Batangira batubwira ngo mu byumweru bike byari bishize hari habayeho ibintu bikomeye kuri abo bigishwa babiri
barimo biyibutsa bimwe muri ibyo bintu hamwe n'ibiganiro bari bumvise. Kwinjira muri Yerusalemu nk'umuneshi ndetse no kweza urusengero. Pasika yabereye mu cyumba cyo hejuru. Amasengesho Yesu yasenze ari i Getsemane. Ubugambanyi bubi bwa Yuda, gucirwa urubanza, gukwenwa no gukubitwa. Umubiri wa Yesu washenjaguwe umanitswe ku musaraba, ndetse n'amagambo aheruka yavuze mbere y'uko umutima uca, ubwo ikirere cy'igicamunsi cyahindukaga umwijima. Gutabukamo kwirangira k'umwenda wo mu rusengero. Gukinguka kw'ibituro by'abera. Gukura umubiri wa Yesu ku musaraba mu buryo butuje no kuwushyira mu mva mbere y'uko isabato itangira. Nuko urujijo, gucika intege ndetse n'ibibazo bikaza mu bitekerezo by'abigishwa. Ni mu buhe buryo ibyo byose bari babisobanukiwe nabi? Baje baganira inkuru ya Yesu. Aba bigishwa babiri bari mu rugendo bajya Emawusi. Aba bigishwa babiri uburyo bavugagamo inkuru ya Yesu bwari uburyo budafite ibyiringiro. Ntabwo bari basobanukiwe umugambi nyamukuru w'ibyari byabaye byose nk'uko tubisomye, ariko turaza kumva impamvu bumvaga nabi, batari basobanukiwe. Abayoboke ba Yesu bari babonye ibyo batari biteze, bacitse intege kandi bari mu rujijo. Iyi niyo yari ingorane ikomeye kurusha izindi zose yari ije mu buzima bwabo. Icyo batari babonye ni uko icyo cyari igihe gito gusa mu nkuru ikomeye y'ibihe byose. Ubwo babiri muri bo bari mu nzira ijya Emawusi, Yesu yarababonekeye agendana nabo. Aba bigishwa ba Yesu babonye ibyo batari biteze. Bari biteze ko umwami wabo yapfa mu buryo yapfuyemo, yafatwa mu buryo yafashwemo. Uwari umaze iminsi imyaka itari myinshi ariko kandi itari na mike akora ibitangaza bikomeye, bamwumvaga nk'umucunguzi wabo. Ariko mu gihe gito babonaga ko byose byari birangiye, nuko bacika intege. Nyamara ngo kari agace gato mu nkuru ndende kandi nziza cyane yari igiye gukurikiraho. Ntabwo bari bafite amakuru rero ahagije. Igitekerezo cyose muri Luka igice cya 24:13 kugera kwa 27 niho tugisanga. Batubwiye kugisoma ngo dutekereze ku mirebere ibiri itandukanye, abigishwa babiri na Yesu. Tumaze kumva uko bo batekerezaga, reka twumve uko Yesu yabasubije. Nari mvuze ngo dusome imirongo mike, ariko reka tuhasome hose. N'ubundi turimo turiga. Reka tujye muri Luka igice cya 24, turahera ku murongo wa 13 tugere kwa 27, twumve igitekerezo mu buryo bwagutse, kuko hari abantu batagira amahirwe yo gusoma. Tubafashe nabo kugira ngo turusheho gusobanukirwa iyi ngingo. Ntabwo ari amagambo menshi, reka dufatanye kuyumva. Yesu yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emawusi. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajya mu kirorero cyitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ngo ni nka sitadiyo 60. Sitadiyo 60 munsi batubwiye ko ari urugendo rw'amasaha 2 n'igice. N'amaguru ntabwo rwari urugendo rutoya. Bakomeza no kutubwira ngo nuko baganira ibyabaye byose. Murongo wa 15, bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kilowopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo,
dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, mwa bapfu mwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Mwumvise ibitekerezo by'abigishwa ba Yesu, uko batekerezaga n'uko Yesu yatekerezaga. Bumvaga Yesu agiye guhindura imibereho yabo, ko agiye kubacungura bakure mu bwami bw'uburetwa. Ariko mu kanya gato bumva yapfuye, ibyiringiro bijya hasi cyane. Ariko ubwo abagore bamwe muri bo bajyaga ku gituro basanze Yesu yazutse, abamarayika bababwira ko koko atakiri mu mva yazutse. N'abagabo bagiyeyo barabyihamiriza, basanze igituro nta kirimo, harimo ubusa mu mva. Abigishwa bari bihebye ndetse bacanganyikiwe, batazi icyo bafata muri uwo mwanya. Yesu arababwira ati, mwa bapfu mwe mutinze kwizera. Mbese ntabwo mwari muzi ko bikwiriye ko biba kugira ngo yinjire mu bwiza bwe Yesu? Nuko ngo arabasobanurira ngo ahera mu byavuzwe kuri Mose, ngo atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose, ngo abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Yesu yafashe mu byanditswe byose, ariko agenda akuramo ibyari byaranditswe kuri we gusa, arabibasobanurira uburyo yagombaga kuza mu isi, agakora ibitangaza yakoze, akagaragaza ishusho y'Imana, igihe kikagera akicwa, akagambanirwa akicwa, ku munsi wa gatatu akazuka, akajya mu bwami bwo mu ijuru kubana na Data wa twese, aho akomereza umurimo ukomeye wo kudusabira, wo kudutambira. Yari basobanuriye byose, abagororamo icyizere cy'uko umwami wabo atapfuye, ahubwo ari muzima kandi yiteguye kubana nabo iminsi yose nk'uko byari byarahanuwe. Abigishwa ba Yesu rero bakiriye amakuru atandukanye n'ayo bari bafite, nayo yari yatumye bacika intege. Baratubwiye ngo ubwo amaso yabo yari ahumutse. Iyo usomye muri Luka 24:33, ngo abigishwa babiri bihutiye kujya i Yerusalemu kubwira abandi byabereye mu nzira. Ubwo Yesu yazaga agahagarara hagati muri bo, bagize ubwoba bwinshi. Bita kuri iki kibazo yababajije: ikibahagaritse imitima ni iki? Kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Luka 24:38. Ubu ni ubutumwa bwa Yesu kuri twe uyu munsi. Kenshi cyane twibagirwa ko Yesu agendana natwe mu bikombe byacu. Inshuro nyinshi ntabwo tumumenya. Kenshi cyane twibagirwa ko hari byinshi byiyongera kuri iyi nkuru. Inshuro nyinshi twumva duhagaritse imitima, kandi tukemera ko gushidikanya kuvuka mu mitima yacu, tukibagirwa ko Yesu arindiye ubuzima bwacu mu biganza bye. Kandi kenshi cyane dutekereza ko tuzi neza ibibera mu buzima bwacu kurusha uko Yesu abizi. Luka 24:18. Ababigishwa ba Yesu, ibyabayeho natwe bitubaho uyu munsi wa none. Ubutumwa Yesu yabahaye ababwira ati, ikibahagaritse imitima ni iki? Kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Natwe turi kubibwirwa uyu munsi. Iki kiduhagaritse imitima? Kubera iki twakwiburanya mu mitima? Kuki twacika intege? Kuki twahangayika kandi Imana yacu iri kumwe natwe? Yesu Kristo ko ari muzima, Yesu Kristo ko azi ibitubaho, kuki twacika intege? Tukwiye kwizera Imana kandi tukayikomezaho. Kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi ducibwa intege n'amakuru atariyo dufite, tugacibwa intege no kuba tutarasomye neza
tuyobowe na Mwuka Wera. Dukwiye gushyira amarangamutima ku ruhande, tukamenya icyo Imana idushakaho kandi tukayiringira, tukamenya Imana mu buryo bwimbitse atari amajyejuru. Ibi bizatuma tuba mu ruhande rw'Imana, tumenya ko Imana ishobora byose, na cya gihe turi mu bibazo bikomeye cyane, cya gihe Satani atwereka ko biturangiriyeho, tuzabona imbaraga zo kwizera Imana, ko Imana yacu ari nziza ibihe byose kandi biri hafi yacu. Ibyo bibazo uhura nabyo menya ko ari iby'akanya gato. Inkuru iragutse cyane kuruta iby'uyu munsi uri gucamo. Imana yiteguye kugufasha, yiteguye kubana nawe, yiteguye guhindura ibibazo ibyishimo, yiteguye kuguha imbaraga igukomeza mu bihe by'ibigeragezo uri guhura nabyo ukavamo utsinze. Ikigusaba ni ukutirengagiza kujyana isano nayo, ni ukudacika intege, ni ugukomeza kujyana umushyano nayo wimbitse ukayiringira, kubera ko n'Imana ishobora byose kandi irabizi neza ko ibibazo utazabura guhura nabyo. Isi irimo Satani nta cyiza twifuriza. Igihe uri mu ruhande rw'Imana rero uzagorwa, uzahura n'ibigeragezo byinshi, ariko ngo uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Reka dusabe Imana iduhe imbaraga yo kwihangana, yo gushikama mu kuri twamenye, yo kumenya ko itadutererana no mu byago byacu, ihora hafi yacu. Bizatuma dukomera, tuyiringire, twihane, twitandukanye n'icyaha, tube mu ruhande rwayo, twizera tudashidikanya ko nyuma y'iyi mibabaro hazaza ibihe byiza, hazaza ibihe by'umunezero ubwo Kristo azaba agarutse, tukazabana mu bwami bwo mu ijuru. Dusoza ingingo y'uyu munsi, baratubwira ngo Bibiliya itanga inama nziza yerekeranye n'uburyo twebwe nk'Abakristo dushobora kwitwara mu bibazo n'ingorane. Gufata umwanya wiga iyi mirongo migufi ikurikira. Baturangiye mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 28, niyo magambo tugiye gusorezaho aya masomo baduhaye. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 28 handitswe ngo, kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amena. Ibigeragezo duhura nabyo bituzanira ibyiza. Iyo tubishikamyemo tukizera Imana, dusoza urugamba neza. Abafilipi 4 wa 4 kugera ku 13 dusanga andi magambo meza yo kudukomeza. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 2 kugera ku wa 4, handi magambo nayo nifuza ko dusoma kugira ngo turusheho kumva icyo Imana idushakaho, amagambo adukomeza ari mu byanditswe byera. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 2 kugera ku wa 4 haranditswe ngo, bene data mwemere ko ari by'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Mu gihe duhuye n'ibigeragezo dukwiye gusaba Imana ngo iduhe imbaraga zo kwihangana, maze kwihangana gusohoze umugambi wako wose muri twe, kugira ngo tube dushyitse rwose tutabuzeho na gato. Isomo dusorezaho riraboneka mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorino, igice ni icya 12, turasoma ku murongo wa 9 dusome n'uwa 10. Mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorino, igice ni icya 12, umurongo wa 9 n'uwa 10, turebe ko handitswe dusoza. Haranditswe ngo, ariko arampakanira ati, ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro yanjye no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Iyo tubaye abanyantege nke, iyo ducitse intege, nibwo Kristo atwongera imbaraga,
Ntabwo dukwiriye kujya kure y'Imana mu bigeragezo, ahubwo dukwiye kwishingikiriza ku Mana tukayiringira kuko Imana yacu itwitaho, Imana ishobora byose, ni Imana ihora hafi yacu ngo itugirire neza. Reka muri uyu munsi ibi ubishyire ku mutima, ubuntu bw'Imana wumve ko buguhagije. Mu ntege nke zacu wihe Imana kugira ngo mu ntege nke zawe ikongerere imbaraga, yiteguye kudufasha, yiteguye kutugirira neza. Nibyo mbisa nanjye nisabira ngo twiringire mu izina rya Yesu.